Iyi video ngiye kukwereka niho waravutse nyuma y'umwaka wa 2006, menya ko ababyeyi bawe bayumvaga kuri radio ya Soniteke mbere y'uko uvuka. Niba kandi waravutse mbere y'umwaka wa 2006, ushobora kuba nawe urayirebye mu baturanyi, cyane ko muri iyo myaka abantu bagiraga televiziyo ari bake muri quartier. Indirimbo ni ya Roza Muhando, umuhanzikazi wo mu gihugu cya Tanzania, yaririmbye mu mwaka wa 2006 ubwo yaramaze umwaka umwe gusa atangiye umuziki. Kuri ubu ngubu aratabaza guverinoma ya Tanzania kumurenganura, ni nyuma yuko atangaje ko amafaranga yakoreye imyaka 20 yose yamaze mu muziki atamenye irengero ryayo. Roza Muhando yavutse mu 1976, ubwo akaba yujuje imyaka 50. Ni umumama w'abana batatu, avuga ko ari abana yabyariye ku muhanda igihe yabaga ku muhanda ubuzima bwaranze, ariko mu mwaka wa 2005 ubwo yinjiraga mu muziki ibintu bikaba byaraje kwemera, akavuga ko yishimira kuba yararize abana ari wenyine ariko akabasha kubakuza. Muri uyu mwaka wa 2005 ubwo yinjiraga mu muziki wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, uyu nguyu rero akaba yaraje abikora mu buryo bwihariye butandukanye nuko abandi banyafrika cyangwa se abandi baririmbyi baririmbaga injyana ya gospel babikoraga. Uyu we yaje afite umwihariko udasanzwe, dore ko indirimbo ze nyinshi ari we waziyandikiraga ndetse akanaziririmbira. Noneho umwihariko yashiraga mu ndirimbo ze, ceka abantu benshi mwaragiye mubibona cyane ko uyu mugore mu ndirimbo ze nyinshi hafi ya zose yagaragaragamo ari kubyinana n'ababyinnyi be ndetse agashyiramo n'ikintu cyo kubyina. Ku bantu batabizi rero, hari ikintu bita choreographing, hakaba n'umuntu bita choreographer. Choreographer ni wa muntu utegura uko video cyangwa se ni wa muntu utegura uko ababyinnyi cyangwa se abafashion cyangwa se ibintu byose bijyanye no kubyina umuziki cyangwa se kuvibinga bizagenda. Urugero, wa muntu utegura imbyina akavuga ati aha tuzabyina gutya, tuzamuke tumanuke. Mujye mubibona aba Didi Brown ndetse n'aba General Benda, aba Joblies, nibyo bakora byo gutegura choreography y'indirimbo. Nawe rero niwe wabyikoreraga. Buriya icyo mutamenye, bari ababyinnyi bose babaga batojwe na Roza Muhando, niwe wabitorezaga ibintu bari buze kubyina mu ndirimbo ziwe. Kubera umwihariko n'itandukaniro indirimbo ze zagaragazaga, uyu nguyu yaje gukomeza gukora cyane mbere ya 2010 kugeza ubwo yagiye atwara ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, nko kugeza mu mwaka wa 2011 ubwo yari amaze kwibika ibihembo byinshi nk'umuhanzi mwiza wo muri East Africa ndetse wari umaze no gufatisha muri Afrika yose. Kampani yacuruzaga imiziki y'abanyafrika bita Sony Africa Music yaje kumusinyisha contract yo kuba yamucururiza imiziki mu mwaka wa 2011. Aha rero niho Roza Muhando ahera atanga ikirego cyiwe, kuko niba kampani yarasinyanye nawe mu mwaka wa 2011, ubu ngubu tukaba turi muri 2026, bivuze ko hashize imyaka igera kuri 15 asinyanye amasezerano n'iyi kampani ngo imucururize imiziki. Byaje kugenda bite rero? Mu mwaka wa 2012 Roza Muhando yahise atangira gukorana n'iyi kampani ubwo yasohoraga album yiwe ya mbere akayita Utamu wa Yesu cyangwa se uburyohe bwa Yesu. Iyi album yarayikoze iragenda irakundwa cyane. Nawe niba wujuje imyaka 18 nta kuntu waba utazi indirimbo ziri kuri iyi album, harimo n'iyi ndirimbo yitwa Utamu wa Yesu. Nyuma yaho yaje gukomeza akora n'izindi album adahagarara. Yaje gukora album yitwa Uwe Maso cyangwa se Ube Maso, iyi nayo yayisohoye mu mwaka wa 2012. Nyuma yaho aza gukora album yindi nayo yakunzwe cyane yise Tazama Mungu Anacheka, ati reba Imana irishimye cyangwa se iri guseka. Ingi yayisohoye mu mwaka wa 2015. Hanyuma muri uwo mwaka nabwo yanasohoye album yatumye yigarurira abafana benshi muri Afrika yose ndetse no hanze yayo, ubwo yasohoraga album yitwa Jibange Sawa Sawa cyangwa se ati itegure neza cyane. Iyi album yifashishwemo n'iyi ndirimbo yaragiye izengurika Afrika yose, isiga izina Roza Muhando ari izina rikomeye cyane bya hatari, kugeza ubwo ubuzima bwe bwatangiye kumugora cyane, aza no kwerekeza muri Kenya. Uti byagenze gute rero? Uyu mugore urumaze gusinyana amasezerano na kampani yitwa Sony Africa Music avuga ko yakomeje kugenda aceceka agahinda ke ndetse n'ihohoterwa yakorewe byo kuba hari abantu benshi bagiye bacuruza ibihangano bye ku nyungu zabo bwite, ariko nagira ikintu abibonamo.
cyane cyane yagarutse kuri iyi company yitwa African Sony Music. Iyi ngiyi rero akaba yaratangiye kumucururiza imiziki yose uhereye kuri izo album nakubwiye haruguru, ariko ngo nta n'ikintu yigeze abonaho. Roza Muhando nk'umuntu wari umaze kugira izina rikomeye cyane, ari umuntu munini, yatangiye kugorwa n'ubuzima nk'aho nawe urabizi. Abastari baba bakeneye kubaho neza ndetse no kugaragara neza no gukoresha ibintu bihenze cyane. Avuga ko amafaranga yabonaga ari amafaranga yakuraga mu bitaramo gusa yabaga yakoze, cyangwa se aho yabaga yagiye nko kuririmba mu makanisa cyangwa se mu matorero agiye atandukanye, kuko ho yabashaga kubona kwa accessinga ayo mafaranga ku giti cye atari iyo company iyishyuje. Nuza kureba kuri YouTube channel yiwe uraza gusanga yarifunguye muri 2019, bivuze ko yari amaze imyaka isaga 8 akorana n'iyi company, ariko yagiye uploadinga ibihangano byiwe nyuma yari yarahaye iyi company, ariko nabwo bikagenda bigira viewership nkeya kuko abantu bari baramaze kubireba no kubyumva mu mwaka wa 2015 kumanuka kugira mu mwaka wa 2011. Bivuze ko Roza Muhando nyuma yuko yarabonye ko iyi company yakomeje kumuryamira cyane kandi atatobora ngo avuge agahinda n'ihohoterwa yakorewe ku bw'izina rye kugira ngo batamucishamo ijisho, yaje kwifungurira YouTube channel yiwe, ariko nanone ibihangano bye ntibyarebwe cyane, dore ko mu mwaka wa 2019 ataragikomeye cyane nk'uko yari akomeye mu myaka ya za 2015. Abantu bakoresha TikTok cyane mu mwaka ushize wa 2025, ndakeka iyi video mwese mwarayibonye. Iyi video ikaba yaraje nyuma y'imyaka myinshi. Uyu mugore yarasa n'umaze kwibagirana, ndetse abantu benshi bibaza aho yagiye, abandi batakimwibuka. Umusore witwa Scott Biggie wo muri Tanzania nibwo yongeye gusubira mu mavideo y'indirimbo za Roza Muhando, afatamo indirimbo yitwa Amena, atangira kugenda ayikorera challenge, aho abagera akitura hasi. Abantu benshi bahise batangira gukoramo challenge indirimbo za Roza Muhando. Indirimbo ya Roza Muhando irongera yibutsa abantu umuhanzi wabahaye ibyishimo mu myaka ya za 2009 2010 gutyo kuzamura. Nibwo nanone uyu Roza Muhando yongeye kwitabira ibitaramo bigiye bitandukanye, aho yaje kugera nawe amaze kubona ko uyu musore yakoze ibintu byiza, yaje kumwakira kuri stage ubwo yari ari gutarama mu gihugu cya Kenya. Amwakira kuri stage nk'umuntu wamufashije kongera kwibutsa abantu imirimo myiza ndetse n'ibihangano byiza yakoze. Roza Muhando nyuma y'ukwezi kwa kane ku mwaka wa 2025 yongeye gusa n'ubura ibikorwa bye, atangira gukora ama interview mu buryo bugiye butandukanye, kugeza kuri iyi nshuro rero aho yaje guterura akavuga akari ku mutima, agashyira hanze ukuri kose kwahishwe. Kuri ubu ngubu Roza Muhando yashize araturika, avuga agahinda kiwe, aho asaba leta kumurenganura. Ubwo ni leta ya Tanzania igakurikirana iyi company bita Sony Africa Music ndetse n'ibindi bigo byagiye bikoresha indirimbo ze mu nyungu zabyo, ariko ntabona amafaranga. Kimwe n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bakoze umuziki mu myaka yo guhera za 2000 ndetse kugeza za 2015, benshi bahise bunga mu ryo bavuga ko hari amakampani menshi yagiye afata imiziki yabo ngo abacururize, ariko bikarangira nta kintu bahawe. Ibyabaye kuri Roza Muhando ni kimwe n'iby'umuhanzi Israel Mbonyi wo mu Rwanda nawe ukora umwuga wo kuramya no guhimbaza Imana. Nawe yavuze ko yigeze gukorera abantu bakamwambura, ariko akaburuka bishyuza, cyane ko bano bahanzi baba baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ubusanga abenshi ari abantu biyeguriye Imana bya nyabyo, koko bikaba byamugora kuba yatungana n'abantu cyangwa gushwana n'abantu, nk'uko uzi ko kwishyuza ari ibintu bisaba impaka nyinshi ndetse n'ibiganiro byuzuyemo amagambo atari meza. Ni nabyo rero Roza Muhando nawe yangaga kuba yajya gushwana n'abantu cyangwa se akajya mu nkiko, bikumvikana ko ari umuntu uhanganye cyane n'abantu, aho kumvikana nkaho ari umuntu uvuga ijambo ry'Imana cyangwa se umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ibi bikunze kuba kubarami benshi, aho usanga bahohoterwa cyangwa se bakimwa amafaranga yabo cyangwa se ibyo bavunikiye, kuko baba bazi ko batari bubishyuze cyangwa se batari bujye mu nkiko. Ese wowe wakwemera gucisha ugakomeza kubona ibyo biribwa n'abandi kandi ari we wabivunikiye cyane, kanga gutobora kugira ngo batakunyuzamo ijisho, cyangwa wavuga rukazaca Imana? Ndi Tiger the Great MC Sang.